Mbahaye ikaze nanone kuri Today 250. Reka ntangire mbashimira mwese abarenga ibihumbi 21 mwamaze kudukorera subscribe. Muri abantu b'agaciro mu by'ukuri kuko mudahari ntago twaba duhari. Ni ikigaragaza ko ibyo dukora mu bikunda, ni nayo mpamvu tukiri kumwe. Muri abantu b'agaciro cyane aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, tuguhaye ikaze kandi wumve ko tugushimiye kuba warahisemo Today 250. Uyu munsi ni ibyishimo, ni umunsi udasanzwe kandi ni umunsi w'umunezero kuko murabibona ko n'Imana yaduteje indi ntambwe mu buryo namwe muri kubibona. Tukaba twabonye studio nziza nkuko muri kuyibona, aho tugiye kujya dukorera ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ntabwo bizakuraho n'ubundi ibyo twari dusanzwe dukorera ku muhanda. Murabizi ko twatangiriye ku muhanda, n'ubundi ntabwo tuhavuye, ntabwo bivuze ko tuharetse hoya. N'ubundi tuzajya tujya ku mihanda, tujya ku matere agiye atandukanye, ariko iyi nayo ni studio tuzajya dukoresha mu gihe twakiriye abantu bagiye batandukanye mu biganiro, mu ma interview, yaba abahanzi, yaba abayobozi ku nkuru zigiye zitandukanye, yaba abanyempano bagiye batandukanye, n'ibindi bigiye bitandukanye nyine bisaba ko tuba twicaye muri studio. Imana yadufashije iyi ntambwe tukaba twashoboye kuyigeraho. Ni iby'agaciro cyane kandi namwe turabashimira kuko nimwe mwatumye ibi ngibi bishoboka. Iyo mutaza kuhaba buriya ngo tubone ko ibyo dukora mu bikunda, ntago byari kudukundira, cyangwa natwe twari kuba twaracitse intege tukabivamo. Ariko mubyumve ko muri abantu b'agaciro cyane. Hanyuma kuri wowe utubonye ari ubwa mbere, reka nkubwire ngo ntugende udakoze subscribe aho hasi, ubundi ukande no kuri ako kazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ibiganiro byose tuzajya dushyiraho bijye bihita bikugeraho 5 kuri 5 nkuko bisanzwe. Nge nitwa Iva Eritier, kuri technique cyangwa ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Kenny Pro niwe uzajya uba ari kudufasha mu biganiro bigiye bitandukanye, nkuko musanzwe mubimenyereye kuri Today 250. Uyu munsi rero dufite umutumirwa dufite uyu munsi ni umujene, aracyari umujene, muraje nawe abibwire. Ariko impamvu twahisemo kumutumira kugira ngo abe ari we dutangirana ikiganiro cya mbere muri iyi studio nziza nkuko muri kubibona, nuko ubutumwa afite buratureba. Ni ubutumwa bunini, ni ubutumwa buremereye, ni ubutumwa bugenewe urubyiruko, ababyeyi n'abandi bose muri rusange. Ubu butumwa burabareba. So please bana natwe, ntugende, gumana natwe, ndaje mwakire ubundi wumve ubutumwa agufitiye. Kandi nzi ko nawe nk'umujene, nawe nk'umubyeyi ushobora kuba ufite umwana, ibi birakureba, ntuze kujya kure. Mbere yuko nakira rero umutumirwa mfite uyu munsi, ntabwo twatangira ikiganiro tudashimiye mu by'ukuri, kubera ko buriya udashima bamwita ingayi. Nimba ikinyarwanda nkivuze neza, ntabwo twagenda tudashimiye, ntabwo twatangira ikiganiro tudashimiye. Turashimira abantu badufashije kugira ngo ibi bintu bigerweho, kugira ngo mube muri kutubona nkuko muri kutubona, kugira ngo ikiganiro kibagereho neza, amajwi murumva ko ibintu byose biyunguriye bimeze neza. Turashimira cyane abantu bitwa Mediwell, turabashimira cyane, abafatanyabikorwa bacu. Ubusanzwe Mediwell ushobora kuba ari ubwa mbere uryumvise iryo jambo, ariko reka nkubwire ngo aha niho hantu hambere heza muri Kigali wari ukeneye kumenya. Ndabizi ko uza ahantu henshi muri Kigali, uza ahantu henshi mu Rwanda, ariko kuri wa muntu ushaka gusohokera ahantu hatuje, kuri wa muntu ushaka gusohokera ahantu hari akayaga, hari amafu, hari ubwiza udasanzwe ubona aho handi hose wagiye usohokera, reka nkurangire muri Mediwell. Ni abantu beza cyane, nawe nuhagera uzadushimira. Bafite igikoni cyiza, bafite serivisi nziza igiye itandukanye. Bakora imyenda, amagift ya made in Rwanda, haba amadance contemporaire ku bantu bakunda ibintu by'amadance contemporaire. Aha hantu muri Mediwell niho nakurangira. Si ibyo gusa, kubera ko bakora n'ibijyanye na production,
kuri wowe ushaka kwifotoza amafoto meza azakubera urwibutso, reka nkubwire ngo Mediwell, kandike mu mutwe cyangwa ujye no kuri Google ubasacinge na contact rate uzibona. Mediwell baherereye i Remera. Mediwell bakorera i Remera ku muhanda umanukira, umuhanda w'amabuye umanukira kuri Sawa City. Iyi Sawa City ni ukuvuga ngo urabona iki cyapa cyo kwa Rando, hari Sawa City iri imbere y'uko ugera kuri icyo cyapa. Iyo Sawa City rero hari agahanda k'amabuye kamanuka kagenda kagatunguka Sonatube. Ako gahanda rero urakamanuka ukomeza ucuncumuke, nugera nko muri metero 10 urahita ubona indi kaburimbo yinjira mu ruhande rw'iburyo bwawe. Iyo ngiyo ukiyinjiramo rwose, ukigera aho ngaho uhita ubona icyapa cya Mediwell. Aha ngaha rwose wahagera, bafite coffee nziza, nicyo kintu cya mbere nagukundisha cyaho. Bafite coffee nziza, bafite n'igikoni kimeze neza. Kuri wowe ukunda gusohokera ahantu hatuje, reka nkurangire Mediwell. Abandi bantu bo gushimira nago nagenda ntashimiye Belly Shop. Belly Shop aba ni abantu bagiye badufasha, bagiye babana natwe muri uru rugendo kuva mu minsi yashize. Abangaba ni ryo duka nakurangira kuri wowe ushaka ibijyanye n'uburiri. Ni ukuvuga ngo ni ryo duka rya mbere rijyanye n'ibikoresho bya bedding. Ibijyanye na bedding, iyo uvuze bedding ubwo ni ukuvuga ngo bituruka ku ijambo bed, uburiri. Ibijyanye n'uburiri, amashuka, amakuvureri, imisego n'ibindi byose bijyanye no gutaka icyumba cyawe ku buryo gisa neza, nta handi nakurangira ni muri Belly Shop. Bakorera mu mujyi mu nyubako ya Mik ndetse na Nyabugogo. Baba bahari bagufitiye ibintu byiza cyane. Nimero zabo baterankunga bose ndazipininga aho hasi kugira ngo muze kuzibona, ababishaka mu bahamagare. Tuzagenda tubasobanurira byimbitse n'ibinadushobokera rwose. Bazagenda nabo tuzagenda tubatumira baze batuganirize, batubwire uko bimeze, batubwire n'ama promotion bagiye bafitiye abanyarwanda muri rusange. So twagiye mu kiganiro cyacu. Umutsumirwa mfite uyu munsi ni umujene Musa. Bimeze bite? Meze neza. Karibu cyane kuri Today 250. Star kabisa. Ebana, umunsi twahisemo ko aba ari wowe utubimburira muri iyi studio kubera ko numvise ufite ubutumwa bukomeye cyane. Benshi mu bajene b'abanyarwanda, benshi mu babyeyi bakeneye muri ibi bihe. Niyo mpamvu twahisemo rero ko ari wowe twatangirana ikiganiro cya mbere muri iyi studio yacu. Wayibonye ute? Studio irambaye cyane kabisa. Iyi cyerekezo yani n'icyo cyerekezo turimo. Urakoze cyane. Hanyuma watangira utwibwira ubundi urinde, uturutse hehe? Nibyo murakoze. Amazina yanjye nitwa Rukundo Janvier, banzi ku izina rya Irigwe. Nkaba nkomoka mu karere ka Gasabo, murenge wa Kinyinya, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Kami. Niho utuye ubu ngubu? Ubu niho nuye. Kami. Yego. Ni naho utuye? Nahoze nuye aho bita Nyabisindu. Nyabisindu ya Remera. Hano basenye bari kubaka ama etage. Control technique. Buriya nawe hari ukuntu bazagushumbushamo se cyangwa byabaye waragiye? Byabaye naragiye. Okay. Yes, ufite imyaka ingahe rwe? Mfite imyaka 34 y'amavuko. Imyaka 34 y'amavuko. Harabura umwaka umwe ngo uve mu cyiciro cy'urubyiruko. So ariko mbere yuko ukivamo, reka tuguprofite ubu ngubu utarakivamo. Uko bimeze. Icyiciro cy'urubyiruko. So Rigwe ubundi banze tubwire Rigwe, hashize igihe kingana iki ufunguwe mbere yuko tujya ku cyatumye ufungwa? Ari naryo zingiro ry'ikiganiro cy'uyu munsi. Mbere yuko tujya ku mpamvu yatumye ufungwa, umaze igihe kingana iki hanze? Umaze igihe kingana iki muhita mu gihugu? Tuyita mu gihugu. Yes, umaze igihe kingana iki ufunguwe? Ndumva maze iminsi 13. Iminsi 13. Ubwo ibyumweru 2 birenda kuzura. Birenda kuzura. Aha. So abantu benshi ubwo bahise bibaza impamvu Rigwe yafunzwe cyangwa ese yafunzwe azira iki. Mbere yuko tubijyaho, reka mbanze mbahe agashot summary k'ukuntu namenyanye na Rigwe. Hari ku itariki ya 11 z'uku kwezi turimo kwa gatandatu, umwe mu nshuti zanjye, ariko nawe ni inshuti ye, ubwo ni umwe mu nshuti zacu, ko we nari nziranye nawe
ariko tutaziranye na Irigwe, nibyo. ariko uwo mushiti wacu yari atuzi twembi. So uwo mushiti wacu rero yagize ibyago kuri iyo tariki, twe twagiye guherekeza umubyeyi we wari witabye Imana mu karere ka Bugesera muri Mbyo. Rero tumaze gushyingura, tugiye gukaraba, tumaze no gukaraba nk'abajene, ntabwo twari guhita twese tugenda tutabanje gusezera kuri uwo mushiti wacu, tunamuhumurize, tunamubwire ko nyine na nyuma y'uko abuze umubyeyi duhari nk'inshuti, aho bishoboka tuzahamubera. Rero muri uko kuganira n'uwo mushiti wacu wari wagize ibyago, akora presentation, aradupresenta kuko twe twasigaye turi abajama bake, ntabwo twari tukiri benshi cyane, aradupresenta, bituma tumenyana gutyo. Amaze kudupresenta rero, mu gukomeza kuganira nyine nk'abantu mvuye mumaze kumenyana, noneho ikiganiro nibwo muba mutangiye kukiryoshya. Muri kwa kuganira nibwo naje kumva Rigwe ko afunguwe. Uwo munsi ndatekereza ko wari utaramara n'iminsi 2. Nibyo. Wari utaramara iminsi 2. Yego. Noneho ngira amatsiko yo kuvuga ngo se byagenze bite kuko uvuye muri gereza, nurumva nta minsi 2 irashira, umuntu akubwiye ko avuye muri gereza, uhita amatsiko yo kumva yafunzwe azira iki, ese byagenze bite kugira ngo afungurwe. Ni muri uko rero twaganiriye, Rugwe adutera story, twese abajama twari turi aho twumva ni story ikomeye cyane kandi ishobora kugira ikintu kinini ifasha kuba jeune, na cyane ko ibyo yazize hari benshi mu rubyiruko, benshi mu bajene ubu ngubu babirimo, kandi mu by'ukuri batabizi ko ibyo bintu batagakwiye kubibamo. Nibyo. Aho rero niho nahise ngira igitekerezo, ndavuga nti ubu butumwa reka tubugeze ku bajene, wenda ntawamenya hari uwo bwarokora, hari ababyeyi bwafasha gusubiza abana babo ku murongo. Niyo mpamvu nahisemo ko Rigwe aba ariwe dutangirana ikiganiro cy'uyu munsi, na cyane ko nababwiye ko studio yacu ntabwo izajya iberamo ibiganiro by'imyidagaduro gusa, tuzajya tugaruka ku biganiro bigiye bitandukanye bishobora kugirira abanyarwanda muri rusange akamaro, yaba urubyiruko, yaba ababyeyi, abakecuru n'abasaza. Mwese hano muri Isanga, iyi ni channel yacu, ariko nanone ni channel yanyu kubera ko ni mwebwe tuba dukorera. Rigwe, wafunzwe ryari? Wafunguwe wari umaze, urumva hashize iminsi 13 ufunguwe. Wafunzwe ryari? Nafunzwe mu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2025. Mu kwezi? Mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere. Ubwo wafunguwe umazemo umwaka n'amezi 4. Ko urumva wafunguwe mu kwa gatandatu kuri gutangira. Ni 2024. Okay. Ni 2024. Aha. 2024 mu kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 nibwo wafunzwe. Reka rero tujye kuri ako kantu. Umusa wafunzwe uzira iki? Byagenze bite ubundi kugira ngo bagufunge? No kuvuga ngo nafunzwe nzira gukoresha ibiyobyabwenge. Harimo ikiyobyabwenge cya heroine. Baza kumfata. Umva nyine bambazaga ko ari cyo nakoreshaga, ariko niko byari biri. Niko byari. Ntabwo bakubeshye. Ikiyobyabwenge cya heroine, reka banza ukitubwireho gatoya. Uraza kutubwira uburyo mu bikoresha cyangwa uburyo bikoreshwa, kubera ko bivugwaho byinshi. Ariko ubundi ikiyobyabwenge cya heroine gitandukanye gute n'urumogi, gitandukanye gute na za kanyanga? Ese heroine ubundi ni ibinini, ni ibiki? Ubundi ikiyobyabwenge cya heroine kitubwira ubundi kimeze gute? Ukuvuga ngo ikiyobyabwenge cya heroine kiri mu bwoko navuga bw'ibinini, ko nabyita. Kandi ahantu navuga ko gitandukanye n'urumogi. Ahantu gitandukanye n'urumogi cyane, urumogi iyo runyweye hari ibyo wumva muri wowe bihindutse, kumva nyine ubuzima bwawe, cyangwa se ukumva muri wowe hari ikintu kibayemo nko kwiyevura ubuzima bwawe, kumva hari nk'akantu kabayeho nyine, ariko by'akanya gato. Ariko iki kiyobyabwenge cya heroine abantu benshi baracyumva, ariko nyine bakanakivuga ngo mugo ntibamenye neza ngo iki kiyobyabwenge ubundi gikora gute, bigenda gute, wakibuze, iyo wakibonye se biba bimeze bite? Heroine niyo mugo. Niyo mugo. Okay. Yego.
noneho iki kiyobyabwenge cya heroine rero gitandukanye n'urumogi cyane 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 cyane, kuko urumogi ushobora kuba urukoresha uyu munsi ukarubura nta kibazo, wumva nta kibazo, ariko ukumva ko hari akantu kari kubura mu mutwe. Ariko heroine yo siko iteye, kuko heroine yo iyo uyibuze ubwayo umubiri urakwishyuza, umubiri urakwishyuza kuko hari ikintu uba ukeneye. Ntushobora kurya, ntushobora kuryama, nta kintu na kimwe ushobora gukora icyo kintu utarakibona. Mwabyumvise, ntabwo byoroshye, birakaze. Ibi bintu tujya tubyumva benshi, yaba ababyeyi cyangwa n'abajene. Hari ukuntu uba wumva mugo, heroine, mugo, ariko benshi ntibasobanukirwe ngo mugo bigenda gute, ubundi mugo ikoreshwa ite. Watangiye kuyikoresha ryari? Tangiye kuyikoresha mu 2009. 2009 mu kwezi kwa gatatu. Ubwo ni ukuvuga ngo bagufunze umaze imyaka, ndimo ndagira ngo ndebe imyaka wari umaze ugikoresha kugira ngo bajye kugufunga. Wari umaze hafi imyaka 13 ukoresha mugo. Bagufunze umaze imyaka 13 ukoresha mugo. Kugira ngo rero bagufunge, ese baje kukureba, waracuruzaga, byagenze, ni umuntu wagutanze, byagenze bite kugira ngo ubundi bagufunge? Bafatiye aho bita muri kode. Muri kode nahagana he? Kode ni ukuvuga ngo ni cya gihe kuba ibiyobyabwenge bikomeye ntabwo bicuruzwa nk'urumogi. Ni ikiyobyabwenge, ukigucuruza nawe ubwiwe ntabwo muba muziranye. Ni nimero za telefone ufata ukamuhamagara, ukamwoherereza amafaranga, ukayashyira kuri telefone, yamara kuyabona kuri telefone noneho akagenda akaguterekera ahantu runaka. Wango rero njye aho bamfatiye n'ubundi ngiye kureba aho ngaho yari yaneretse. Ubwo aho niho bita kode? Aho niho bita muri kode. Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo wowe ubonana n'umuntu ugicuruza. Umuntu wabiguriraga ntabwo muzi. Usibye kuba numva nyuma y'uko mfashwe hashizemo hafi nk'umwaka, numva ngo baramufashe. Ariko ntabwo wari umuzi? Ntabwo nari muzi, nawe ari kumbaza ngo isura ye, nimero yese wayikuye? Nimero ye ntabwo ushobora kuyiyoberwa. Ababikoresha baba bafite communication nabo. N'ubu ngubu bicuruza kuba yatanga nimero akavuga ati ngewe ibi n'ibi ndabifite, abazwi n'umuntu umwe wenda runaka, ariko uwo muntu umwe akaba utambaza iyo nimero igakwirakwira mu rubyiruko hose, ku buryo ufata nimero uvuga ati umuntu acuruza ibyo biyobyabwenge, ugafata nimero ugahamagara ukamushyiraho n'amafaranga n'ibyo ngibyo. Ubwo n'abandi bagenzi bawe baguhaye iyo nimero? Baguhuje nawe. Yego. Ukajya uhamagara nimero, umuntu akakubwira jyana, nkamwohereza amafaranga, akandangira aho ngaho, nkagenda nkaterura ibyo yangeneye, tayari, ubundi ukigenda, nkagenda nkajya kwikora. Ndagira ngo tuze kwirekura, tuganire nk'abajene, sibyo? Tuganire nk'abajene, tube cool, nyine na bya bindi batajya bavuga abandi bose, kuko ndatekereza ko ntabwo ari wowe muntu wa mbere uje kuvuga kuri ibi bintu mu bitangazamakuru cyangwa ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ariko ndagira ngo tugushe kuri za ngingo abandi batajya bavugaho, tube cool, tube open. Ndi tayari kabisa. Urumva ntabwo uwo muntu umuba muziranye, ni contact baguha. Abo bashuti bawe se kugira ngo batume nawe ubijyamo, byari bigenze bite? Ni ukuvuga ngo batume nanjye mbijyamo, ubundi ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se umuntu w'ibiyobyabwenge uyu munsi wa none, tubare wenda nk'uri gukoresha urumogi, uri gukoresha urumogi ari kumva ko azakomeza gukoresha urumogi, ariko bizageraho n'urwo rumogi runanirwe kugira gute kumufata, ashaka ibirenze rwa rumogi. Nuko nguko namenyanye n'abo bantu. Mbere wigeze ukoreshaho urumogi wowe? Yego. Warukoresheje? Narukoresheje. Ugeraho wumva urumogi ntiruhagije? Ntabwo ruhagije, numva nyine umutwe wanjye ntabwo uri kuburwakira neza, numva ko hari izindi swingi zaba zirenze ubwo rumogi, bijyamo uko nguko. Abo bashuti bawe se bo baguhuje n'uwo muntu, bo baracyahari? Ntabwo bo babafunze? Barafunze, abenshi bakatiye burundu,
abadakatiye burundu bakatiye 25, abandi 15, abandi baranapfuye. Numva bikaze iyo ibintu byajemo ibintu byo gupfa rero mba numva ari ibintu bidasanzwe kandi koko nta nubwo ari ibintu bisanzwe. Rugwe, kugira ngo bagufate uwo munsi bagufata byari byagenze gute? Kuvuga ngo ngiye narabyutse mu gitondo nk'uko bisanzwe, nohereza amafaranga kuri dira, andangira ahantu ngomba kujya gutoragura ibyo ngibyo. Mu kujya kubitoragura mahurira n'undi mushuti wanjye nawe wari wabibuze nk'ibyo ngibyo ngewe we yabuze aho bari kumurangira. Ibyo ngene naguze narabibonye, noneho ngo twahuriye we arabibura, biba ngombwa ko njya kumufasha kubishaka. Mu kubifasha kubishaka rero nibwo n'abashinzwe umutekano bibajije se bari abantu barakora iki hariya, ko twe twahatinze cyane, birangira badufashe. Babafatije murimo gushakisha aho hantu gushakisha. Ariko hagati aho ngaho mbere yuko turi mu gushakisha ngiye nabonaga biri kundira yuko bitewe nuko nari ndi taki, numvaga ndi kuribwa cyane. Taki ni iki? Ni cyagiye nyine ubo wabibuze utarabibona, umubiri ukamera nk'uguhinduka, ukamera nk'umurwayi urwaye imisaraba 4 ya malariya. Iyo guhindutse ubwo bimera gute? Ni kwa kundi umuntu aba kureba akabona ko hari ikibazo ufite ariko ntamenye neza, kuko mo imbere mu magufwa uko ugaragara nta kibazo uba ufite, ariko mwe mu magufwa mo imbere uri kuribwa, uri kumva amagufwa akonje kandi izuba riri kuva, kumva hari ubukonje budasanzwe. Umwanya mutoya ukumva haje ubundi bukonje budasanzwe, kumva nyine muri makeya abantu umubiri wawe uri hasi cyane, hasi ariko nuko murashakisha. Abashinzwe umutekano bati bite ko mwatinze aha ngaha? Ati nta kibazo, tarakantu twari gushaka aha ngaha, ariko turabona n'ubundi n'urufunguzo twashaka ariko turarubuze, reka twigendere. Barikomereza, twebwe natwe dusa nk'ababajijishije, turongera turakata turagaruka. Kumva ntabwo yari yakabibona, ntabwo yari kubibona aho ngaho ngo yari kubibura aho ngaho ngo tute tugenda, kandi dira wari kutubwira ko ibyo bintu ari aho ngaho biri. Nakoze ikintu nakita wenda nk'ikosa, ni nikosa kuko uwo mwanya ngiye naravuze ati ntabwo nakomeza gutekereza cyane, mfite ibyanjye, wowe mu gihe ugitegereje reka ngiye mbanze ngire gute ncoma ibyanjye. Niteraga inshinge. Aho hantu rero reka tuhatinde. Mugo ubundi bayinywa gute? Mugo bayinywa mu bwoko 3 butandukanye. Hari ukuyinywa uyivanze n'urumogi. Ubwo uba wayivanze n'urumogi. Urumogi tuzi ko bimeze n'ibyatsi. Yego. Ubivanga gute n'ibyo bintu n'icyo kinini? N'ibyatsi ufata ugasya neza, none ugafata ka gafu ukajya ugatonyangiriza hejuru ya rwa rumogi. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi bwa kabiri rero nuko ukabumba neza, ukagakoramo nk'akantu kameze nk'akabiye, ukagashyira kuri fayiro kwibata, aho bita ngo ukunda kwita ngo ni ibati. Niho havuye izina amabati? Kabisa. Akaba ariho hantu bakanywera. Ubundi ni ibati risanzwe se? Oya, ni fayiro izi nuza aluminium izi bakoresha mu Simba supermarket, bapfunyikiramo abantu ibyo kurya. Niko bifashisha bakoresha iyo ngiyo. Kaza ubwo buryo bundi bwa gatatu ari bwo kwitera mu nshinge. Mu nshinge uragafata ukakorogera ku kayiko ka gafu, ushyiramo n'amazi makeya ukavanga, deni ugakurura ugatera mu mutsi. Ukitera mu mutsi? Nese ubwo buriya rero ubu urifata ukijomba nta kibazo cyane rwose, ukitera. None urumva ngewe ntinya sinshobora no guca inzara n'urwembe, kubera ko naba mfite ubwoba ko ndi bwikate. Noneho ibaza ubwo wowe ufata ukijombamo urushinge kugira ngo ujye swing. Ubwo ibyo mwumva nta kibazo tuma mwumva ari ibintu byoroshye nyine, ntago ku giti cyawe nkawe nyine bitewe n'icyo uri gushaka, nta nubwo ubitekerezaho ko ari ikintu kidasanzwe.
wumva ari ibintu bisanzwe, kuko hari n'ikuntu bitewe n'uko hari nabyo bigira igihe, kuko hari igihe kigera muri kwa gutera ukajya utera imitsi ugatera, kuko bisaba kuba wateye umutsi kugira ngo uwutere neza, ko ntabwo wafata gutya urushinge ngo urushire mu nyama uvuge ngo uriteye, bisaba ko ugomba gufata wa mutsi amaraso akaza ugatera mu maraso neza original. Rero iyo habayeho kuwutera hanze, ibyo bakunda kubyita ngo swati, ubwo usanga umuntu yabyimbye intoki, hajemo ikintu nyine kikabyimba, nta n'ikintu ushobora kumva, bya bindi uba wanyweye uvuga ngo wenda nze kubinywa kugira ngo na bwa bubabare bushire, icyo gihe uguma muri bwa bubabare. Bisaba kuba wabiteye mu mutsi mo ndani mu maraso, gushakisha umutsi nka kuriya kwa muganga babigenza, akaba ariho nawe utera. Okay, reka dukomeze. Ubwo mwari murimo gushakisha, uhisemo kwigendera ukareka uwo mushiti wawe? Oya, nahise mpitamo kwitera. Wowe wahise bitamo kwitera? Kwiterera aho ngaho. None muri kwa kwitera hari abandi bari basigaye inyuma, nibo batubonye, abandi bashinzwe umutekano bari basigaye inyuma. Baradufashe rero, kwa kudufata n'ahandi batujyanye muri transit. Tujyana muri transit kuko baravuze ati n'ubundi aba bantu ibyo banywa dukeneye ababibahereza, kugira ngo rero tubone ababibahereza nuko bano tubajyana muri transit. Tujya muri transit, tugeze muri transit urumva ntabwo aho ngaho ntabwo uri bwongere kongera kubona bya bindi wibwiraga ko uzajya ubona. Uburibwe aribwo tugera muri cya kibazo noneho sasa cya nyirizina cy'uburwayi. Aho rero ubundi urumva ugeze muri transit baragufunze, ntago bagukatiye? Ntago bankatiye. Ni muri transit ntago bukatiye? Ntago bukatiye. Yego. Ugezemo wamenyereye ko witeraga buri munsi? Niteraga buri munsi, nibura nka 3 ku munsi. Inshuro 3 ku munsi? Hari n'igihe zarengaga bitewe n'uko ibyo biyobyabwenge byabonetse. Hari n'igihe byageraga no mu inshuro 10, ukijomba inshinge inshuro 10 ku munsi. Zinarenga, hari n'igihe zanarengaga, kuko hari n'ukuntu witera, kuko iyo ukomeje kwitera cyane iyi mitsi nayo ubwayo irikanga, ku buryo uzajya ufata ikiyobyabwenge ya mitsi wari uri kureba ukahita uyibura, ukajya no kwishakisha, ugahera hano ujomba utobagura, ko ntabwo apfa kuwutera mu mubiri, ugati paka mfate wa mutsi, ukayishakisha, ukashobora kuba wafata ikiyobyabwenge ukamara isaha yose kwipfumura utarabona umutsi. Ko ntago barumva mutanikunda, ibyo bintu birenze ukwemera. Nta kwikunda kuba kurimo, nta kwikunda kuba kurimo kabisa. Ubwo ugeze muri transit? Ngeze muri transit aho utari bubibone? Aho nari bubibone, aho nari bonatakire n'umuntu wenda se cyangwa ngo umubwire iki. Ariko bitewe n'ibintu bibera hariya muri transit cyangwa se uhasanga, mu mutima wawe nibura ubasha kugira gute kuvuga ko cya kintu udashobora kuzongera kukibona, kabanza ukabyakira mu mutwe ko cya kintu utazongera kongera kukibona. Iyo ni etape ya mbere, ni intambwe ya mbere uba wabanje gutera. Intambwe ya kabiri niyo kuza kwihanganira aho uri, kuko hariya biriya bintu iri mu buribwe hari igihe bigusaba ko nta muntu ugomba kuvugana nawe. Kumva ko uri mu guca mu buribwe, ukaba nibura bibaye byiza bagufungirana nko mu nzu nk'aha ngaho uri wenyine, ukaba aho ngaho gusa nta wundi muntu muvugana, kuko ari icyo kurya ari icyo kunywa nta na kimwe uba ukora. Uba uri kubabara gusa. Ikintu uba ukora wowe, umubiri wawe uba uri gukora ni nko kugarura bya bindi wagiye wijomba. Habamo kuruka cyane, ukaruka ibintu by'icyatsi, ibintu utamenya ubwoko bwabyo. Ndumva birenze ukwemera. Buriya hari ukuntu nyine abantu baba babyumva, ukumva mugo ibati, abenshi baba bazi ku mazina y'ibati, bakumva ibati, bakumva nyine bakagira ngo ni ibiyobyabwenge nk'ibindi.
ariko nkurikije ukuntu Rigwe ari kutubwira aho ndumva birenze. Aho ngaho muri transit rero ubuzima bwaho bwari bumeze bite? Ubwo umaze kwiyakira kutazongera kubibona, urarutse, ugize ute? Byamaze nk'igihe kingana gute uri kuba muri ubwo buzima bwo kubaba? Bitewe nuko uri muri ubwo buzima bigufata nibura kuba uburibwe wava mu ubwo buribwe bigutwara nibura icyumweru cyose, kuko mu cyumweru nubura mu cyumweru mu minsi 7 aho ushobora kuba wavuga ati reka nkwe n'amazi uyanywa ku munsi wa 4 nibwo ushobora kuvuga ati reka nkwe amazi make cyane, kuko iyi minsi 3 yose nta kintu na kimwe ushobora gushira mu gifu. Nibwo utangira gutekereza ati ndabona nangiye kuba muzima, reka mbe nafata ku tugori tuvungure. Ubwo iyo minsi yose ubutararya minsi 3 urayimara utararya, uri kubabara gusa tu. Suko ibyo kurya wabirya bikakugwa nabi, ahubwo wowe bitewe n'ibintu be uri kumva mu nda yawe ubo nawe ubwawe bugira ubwoba. Utekereza se binyweye nkakenera kujya muri toilette iri joro, najya muri toilette kwa nta mfunze ko kujya kuri toilette ari saya ya mu gitondo nijoro ko tuba dufungiranye, ntajya kuri toilette gute? Ibyo nabyo bigatuma wifata. Kuruka bwo babizi ko uburwayi ari ibintu bisanzwe, kurukura javaringa bagufata nyine nk'umurwayi biri aho ngaho nyine ushaka kuruka. Ko ntabwo wabona ahantu mu nzu muri sale y'abantu irimo abantu 100 kandi bacucikiranye cyane, uvuge ngo ugiye gushaka iki, ugiye gushaka kuruka ngo cyangwa uri kumva wowe ngo utameze neza ngo urashaka kwicarira, kandi aho ngaho itegeko rivuga ko mugomba kuba muryamye muri position. Ubuzima bwawo buragoye cyane. Abenshi no muri bagenzi banjye ubwo buzima babucamo bakavuga ati ibi bintu ntabwo tuzongera, ariko baba bavuye aho ngaho bwa buzima bamara kubwibagirwa, akaba aribwo bongera kugira gute gusa nk'abatestinga cya kiyobyabwenge bazi n'ingaruka n'ibyo cyabagejejeho ko atari byiza. Aho ngaho reka turaza kuhagera, ubwo wenda uraza wenda no kutubwira ku bijyanye no kubisubiramo cyangwa kubyongera cyangwa kutabyongera. Ahubwo aho muri transit kugira ngo have ubundi byagenze bite? Transit ntago wavuga ngo ubu ngubu wapfa kuhava, kuko yes nanjye ndabizi ko niyo mpamvu nyikubajije. Kujya muri transit ni kimwe, no kuvayo ni ikindi. Kujyayo byoroshye, ariko kuvayo biragoye. Nibura kugira ngo ube wavuga ngo wataha nuko bagutransfera bakakujyana muri rehabilitation, bakakuvana aho hariya transit batitaye kugiye uhamaze, yaba umaze imyaka 2 yaba umaze umwe, batabyitayeho bakajya kujyana muri rehab. Ntabwo habaho kubapima se ngo barebe ko byabashizemo? Ibyo nta n'ibyo bashaka kumenya. Wowe icyo bakeneye nuko babavana aho ngaho bakabajyana muri rehab. Iyo rehab niho bazamuzahura n'abajyanama bo mu mitekerereze, aba psychologist, abagira inama, muganire bumve neza aho ibitekerezo byanyu bigeze, bumve se uyu muntu ko yafashwe ameze uko ubari ku kihe kigero, ko yaciye muri ubu buribwe akagera gute. Nibura ubu ngubu tubaye tumusubije muri sosiyete nyarwanda, hari icyo yahinduraho, hari icyo se yahindukaho muri we, akaba ariho hantu utahira. Njye niho natahiye rero. Niho watahiye nuko babonye ko mu mitekerereze yawe wahindutse. Barakubwira ati taha. No mu myitwarire biragaragara, kuko buriya ntabwo wava muri sosiyete nyarwanda nugera hari hakurya ngo unanirwe kubana neza na bagenzi bawe, cyangwa se ubane na bagenzi bawe ugaragaza twa duco runaka. Ntabwo babara ko wahindutse. Kubara ko wahindutse nuko muri sosiyete urimo uwo mwanya na bagenzi bawe uko mubanye. Ese niba abanye na bagenzi be neza, nagere hariya muri sosiyete nyarwanda azabasha kwitwara neza. Akaba ariko kuntu bagira gute bavuga ati uyu muntu reka tumureke agende. Mbere yuko ujyayo, yego,
mbere y'uko ntabwo turagera ku ngamba cyangwa intego wavanyeyo cyangwa ibigiye gukurikira kuba waravuyeyo, ahubwo mbere y'uko ujyayo Rigwe yari muntu ki? Rigwe yari umujanki heavy, umukoresha w'ibiyobyabwenge byose muri rusange. Nibo bita abajunk? Nsobanurira ibyo bintu neza. Junk heavy, uvuze junk heavy? Ni uvuga ngo nyine ni wa muntu wakoresheje ikiyobyabwenge ku rwego bigera ku rwego rukomeye cyane rwo hejuru, ruri heavy nyine, ruri heavy nyine, numva ruri heavy cyane, niwe bita heavy junk. Yego. Ubundi se hari abandi bakurikira ahubwo baba bitwa gute? N'ubundi nawe ari abajanki, ariko noneho hari igihe bavuga ati uyu ni heavy bitewe n'urwego yari agezemo cyangwa se kapasite y'ibiyobyabwenge yakoreshaga byanganaga gute cyangwa se uko yari ameze. We wari umu heavy junk? Ari umu heavy junk. Wari ukaze, nubwo utari ukaze mu bintu byiza. Mbere yaho yuko utangira gukoresha ibyo biyobyabwenge rero, kugira ngo turebe ingaruka byaba byarakugizeho mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe mbere yuko ujya muri ibyo biyobyabwenge, wari muntu ki, wakoraga iki, wari umeze uti? Ukuvuga ngo ngewe mbere yuko mbikoresha nari umukozi, ntabwo nikoreraga ariko nakoreraga abandi. Nakoraga mu bijyanye na hotel operation. Nibyo wize? Nabyo nize. Wize hotel operation? Okay. Ibyo nakoragamo, ari umukozi mwiza n'abagenzi banjye barankundaga cyane. Nta kibazo nari mfite kirekeranye na sosiyete nyarwanda. Hari wa muntu ukorera amafaranga nkana savinga, nyine nekereza ejo hazaza. Ariko nuko gutekereza ejo hazaza kwanjye ni icyo kibazo naje guhura nacyo. Icyo kibazo naje guhura nacyo nabwo uko nahuye nacyo nibyo nabwiraga abantu ati bagenzi banjye, uyu munsi wa none uri gucomora umujyi uvuga ngo ni akantu koroshye, ukibeta ukabana akantu kuri ejo bizakugerana naho rwa rundi rutazagufata. Uhita ubona na ka kantu wowe uhita ngo ni inzaduka, nk'uko natwe twabonye mugo tumva nyine ari akantu nyine kari aho ngaho tubijyamo nyine ari ibintu bisanzwe tubivanga n'urumogi. Ndumva ari hatari. Iby'amakuru y'imodoka nzi ko wigeze kutubwira ko watunzeho n'imodoka, byagenze bite? Yego, natunze imodoka 2009. Mfite Sano Nanti Benz. Wagendaga muri Benz? Wari umukapome? Urumva rero iyo modoka nayo ukuntu yagurishijwe, wenda hari n'ukuntu ushobora kuvuga ati ngewe mfashe imodoka yanjye nyishize ku isoko bitewe n'ikibazo runaka, ariko si uko nguko byagenze. Bitewe na cya kibazo nyine cy'ubuhevi. Iyo modoka ni wowe wari warayiguriye mu mafaranga wakoreye? Mu mafaranga nakoreye. Umva ko wakoreraga n'amafaranga menshi? Mu mafaranga yanjye nakoreye kabisa n'amaboko yanjye. Iyo modoka ukuntu yagurishijwe PS, ejo ipine, ejo indi pine, ejo umva PS nyine ntabwo wenda twavuze ngo tushize hariya ku isoko ngiragurishijwe. Wapi, twayigurishije nyine tuvuga ejo nzongera ngura irindi pine ndisubizeho, ejo nzaba nabiretse, ejo nzaba nabivuye, nk'uko bigenda bifata indi ntera. Imodoka urayigurisha pièce par pièce mpaka irarangiye. Benz Sano Nanti cyane rwose. None se nta bantu byibuze wabaga ufite cyangwa nta bavandimwe, nta babyeyi babaga bahari ku byo bakugira inama, bashobora kwereka bati dore ibi bintu urimo, inzira urimo ntago ari nziza? Abo bantu ntabo? Abo bantu barahari, bangira inama inshuro nyinshi cyane. Inshuro nyinshi bavuga ati reka tujye no kukuvuza. Baramfata banjyana muri rehab muri Isange i Butare. Ariko n'ubundi ntacyo byatanze. N'ubundi naragenda garuka nongera ndabikoresha. Ubwo icyo gihe muri Isange ho wahamaze igihe kingana gute? Namaze y'amezi 2. Ni kuvuga ngo amezi 2 ni makeya ko kuba wabivaho? Ubundi ni ukwezi kumwe n'amezi ubundi
kuba wabireka. Hari igitekerezo cyiza muri wowe ukavuga ati ibi bintu ndi gukora ntabwo ari byo, kiba cyaje, ariko noneho haba hakenewe izindi mbaraga wowe ubwawe udashobora gukoresha, wowe udashobora no kwishyiramo. uvuga ati ni Imana yonyine izankura muri iki kintu, ariko Imana nanone ifasha uwifashije. Ntabwo wavuga ngo Imana niyo izankura muri ibi bintu nawe ubwawe utabigerageje. Icyo gihe ufite imodoka wabaga mu rugo cyangwa waribanaga? Naribanaga. Ubwo n'ibindi bintu byose byose urumva byagendeye rimwe, yaba ibyo mu nzu n'ibyo byose urumva nagiye kugera ku modoka n'ubundi nahereye mu byo mu nzu. Amateleviziyo byose ndagurisha bivaho, njya ku modoka iragurisha nyivaho, nongera nsubira mu rugo. Nari naravuye mu rugo njya kubangamira noneho ababyeyi. Hari abantu bari bakuzi ukora muri imwe mu mahoteli yari akomeye Kimironko. Icyo gihe ukorayo nabwo warabifataga? Oya, wari utaratangira kubifata? Nari naranakabimenya. Urumva byaje nyuma yuko byaje nyuma uvuye muri ako kazi. Ndumva ari hatari. None Rugwe, ukurikije inzira wanyuzemo, ukurikije urumva byose urabizi, yaba ububabare bwo kubura ayo mabati cyangwa iryo bati uko wabivuze, yaba icyo byakwangirije mu buzima, kubera ko ndatekereza ko umuntu wagendaga mu modoka ya Benz muri 2009 uyu munsi wagakwiye kuba uri ahantu kure cyane rwose, wenda ufite n'inzu cyangwa warageze ku bindi bintu bihambaye. Urebye n'urubyiruko rubirimo uyu munsi, ni iki wumva kikuri ku mutima? By'ukuri ikintu kindi ku mutima uyu munsi wa none uri kuvuga ati ibyo nkora ejo nzabireka. Se ubundi utaragera kuri aho nguce mu ijambo gatoya, ugereranyije ubona urubyiruko rubirimo bingana gute? Twebwe tubitangira uko twabitangiye twari bakeya, byibura byari nka 15%, ariko uyu munsi wa none bigeze muri 40% kuko n'ubu udakeka ko ibyo bintu abikora arabikora, final ahubwo agaragazwa na za ngaruka nyine zabyo iyo zatangiye kuza. Iyo ya mafaranga yo kubigura yatangiye kuyabura, iyo aho yabikuraga yabibuze, yageze muri cyagiye muri yaka yo kurwara, nibwo bigaragara ko bya bintu abikoresha. Kuko abenshi babikoresha nubwo ushaka kumura mu muhanda uvuga ati uriya muntu arabikoresha. Akishobora kubyafodinga abameze neza, abameze neza rwose nta kibazo, ntabwo wabibona gute? Kuko aba agifite amafaranga yo kubasha kuba yagenda akajya kubigura, ntabwo ushaka kumubona. Umubona rero iyo cyagiye ya mafaranga yayabuze. Si ubundi bigura ngahe nimba njyewe ubwo mberuka byaguraga 1000, akanuza kamwe gatoya kaguraga 2500. 2500. Ukaba ushobora kukanywa igihe kingana gute? Ako ngako njye ntago nakanywaga kuko urwego nari ndi ako nabaga nakanywa. Njye nanywaga noneho akanini kuri ako ngako ko bita igarama. Iyo ni ipaki igarama riba rigura 35. Ibihumbi 35. Ntabwo nyine umuntu ashobora kwiyumvisha ukuntu umuntu afata igarama riguze 35 akayishyira mu kantu kamwe akahita aryitera uwo mwanya ikaba rirangiye. Kandi izo ni swingi za mu gitondo, uraza kongera gukina n'izindi swingi za nimugoroba, andi 35 na nimugoroba. Ubwo ni wongeraho indi nshuro 35. Nabwo 35. Niyo mpamvu usanga bamwe barabaye nk'abasazi, ukabona umuntu afite amafaranga ariko nta kintu ashobora ubwo kwikorera, kubera ko hayajyana ni muri ibyo ngibyo nyine. Umwana arimo arakora, ari mu kazi, urabona nta kibazo, arakujijisha, ukabona nta kibazo afite, ariko wajya kureba ukabona wa mwana nta terambere, nta rukweto ashobora kwigurira, nta pantaro ashobora kwigurira, kuko ntabwo waba usohora amafaranga nk'ayo ngo uzibuke kujya gushopinga agashati keza cyangwa agapantaro keza.
35,000 ibihumbi 35,000 ku munsi ukaba ushobora kwitera nk'inshuro enye. Izo nshinge se zo murazigendana? inshinge Izo mwiteresha zigurwa muri farumasi. ujya muri farumasi ukagura bisanzwe. Ubwo urumva uba wageretseho n'ayandi mafaranga. Ubwo uba waguze, harayo uba waguze iyo mugo, hanyuma hakaba nayo kugura izo nshinge zo kwitera. Yego. Biba byizewe se muba mwizeye? Ubu nta nubwo muba mufite ubwoba ko bishobora kwanduriramo n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zandurira mu maraso? Cyane ibyo ngibyo iyo byageze muri iyo ka ntabwo mubitekerezaho, mubitekereza nyuma mubisoje, kuko hari n'igihe muba muri kuru y'abantu 4 cyangwa 5 mukazana wenda nk'inshinge 2 mugakoresha izo nshinge 2 mwese, umwe akuramo undi ahereza undi, undi akuramo undi ahereza undi, cyangwa rukarizikana bapfira hari ukuntu inshinge zibana, hakaba musigaranye rumwe mukarukoresha muri abantu 5 mutitaye ngo kanaka ngo ararwaye cyangwa se yararwaye. Nyine ni Imana irinda tu, ko nabivuga. Ubu wasanze ariko nta zindi ndwara ufite mu? Nta zindi ndwara nazo. Komeza none utubwire kuri iki kuri ku mutima nyuma y'ibi byose. Ngewe mu by'ukuri ikintu kindi ku mutima, kuko abantu benshi cyangwa se bagenzi banjye benshi tugenda tubivuga bitandukanye, tuvuga ati ibi bintu ngewe sinzabyongera, ukabivuga ariko ejo mu gitondo ukabura bisubire, cyangwa se wahura na babandi bagenzi babikoreshaga ukahita wumva agatima karabishatse. Iriya ni amvi n'ubundi itagihinduka, igihe cyose uhora wumva ko ushaka cya kintu cyakubereyeho, wigeze wumva ko cyabaye cyiza mu buzima, nubwo hari aho cyagushize habi ariko ukumva ko hari aho cyakujyanye none heza, igihe cyose uhora ucyumva. Ariko nagira ngo mbabwire ko bagenzi banjye, ibi bintu byakozwe n'abazungu bagira ngo batwangize. Ibi bintu rero mubishoboye hagomba kubaho ibiganiro, usibye no kuba wavuga ngo narindi hariya muri rihabu ngo twaganira ibi n'ibi. Ndumva ngiye nko mu byifuzo byanjye nifuzaga ko nibura habaho nk'ikiganiro cy'abantu bagiye babasha kubivamo, tugakomeza kubiganiraho kugira ngo tutazagira undi mwanya wo kongera gusubira inyuma ngo twongere dusubira muri bya bihe, kuko muzi ko hari na bagenzi bacu bagiye babireka umwaka umwe, umwaka wa 2, umwaka wa 3 akongera akabimwe. Ibyo bintu murabizi. Rero birasaba ko tugomba guhozaho, kwegerana, kuganira, tukibuka bwa buribwe twaciyemo n'ububabare naho byatugejeje, n'ibyo byadutesheje kubona twakagoye kuba twarabonye. Nibyo numva nibura byazatuma nta kongera gusubira mu mwanda ukundi. Ubu abajene muziranye ubundi ibice bya Nyabisindu kera twajyaga tubyumva, ntabwo ari ngiye ugiye kubivuga nonaha, twajyaga tubyumva ko ibyo bintu rwose bihaba. Hari ubuhamya twagiye twumva, twagiye tubona n'ikimenyimenyi na Rugara. Hari icyo gihe wabaga wari ukiba Nyabisindu? Yego. Icyo gihe byari bihari hariya? Byari bihari cyane rwose. Byari bihari. Yarindiriye za Mugo Nyabisindu, ariko ku bw'amahirwe wenda reka twizere ko nibanamara kuhubaka bitazongera kuhagaruka. Abantu ubu ntabikiyabo. Ubu byaracitse? Byaracitse kabisa. Sure. Okay, amina, Imana ishimwe. Hanyuma abajene hari abo mujya muhura mwagiye mubana muri ibyo bihe? Cyane. Hari abo duhura babiretse mbere yanjye, bari no ku rwego rushimishije, bafite aho bavuye n'ubu bageze ubu ngubu, birengagije bya bihe nyine baciyemo, ubona ko bongeye bakiyubaka bakaba abanyarwanda bazima. Njyewe mfata umwanzuro wo ko tuganira na Rugwe, yaratubwiye ngo ujya gukira indwara arayirata. Nibyo. Ahubwo ati ngiye mumpe umwanya mvuga ibindi mvuga inzira naciyemo,
buri gihe ninzajya numva agatima kanateye nzajya nibuka ibyo navugiye imbere y'imbaga y'abanyarwanda bose n'isi yose. Murakoze cyane. Numve bite bituma nzinuko iyo iri mu mpamvu yatumye mvuga nti reka nanjye nshyireho agatafari kanjye, agakirigishwa kanjye ko kuba twafashe uyu mujene kugira ngo ibyo bintu abivemo. Uyu munsi ubuzima buhagaze buterwe kuvuga ngo ubuzima ukomeze, urumva byerekeranye no mu mibereho, ubu ntabwo nta kazi mfite, umva no kugira ngo n'abantu bongere bakugirire icyizere kuba waragitakaje, bisaba nanone ikindi gihe, bisaba nanone ibikorwa nyine nk'ibi ngibi byo gukomeza kubereka ko uri muzima kuko uhari kandi ukomeye. Ubu nta kazi mfite. Nta kazi ufite. Mu yandi magambo urumva ko ubuzima ntabwo bworoshye mu bijyanye n'imibereho, kuko hano ni mu mujyi twese turabizi, ni Kigali umujene udafite akazi namwe murabizi ko biba bitoroshye. Uhamanya n'umutima wawe ku kigero kingana iki ko wahindutse rwe, ku buryo umuntu, hari abantu bari buze kureba iki kiganiro bari bakuza imbere wenda utarajya muri iyo si y'ibiyobyabwenge, kubona uyu munsi bongeye kukubona warasubiye inyuma ku kigero kingana gutyo, hari abo biri bubabaze, hari abo bari buvuge ati ntabwo twari tubizi, kumbi. Wowe ni ubuhe butumwa wabaha bw'uko wahindutse? Ni ukuri njyewe nk'uko banzi babunzi wa wundi wa kera, uyu munsi wa none icyo nasumbiyeho ku byo ngibyo n'ibyo bihe naciyemo, wenda icyo niyongeyeho ku bumenyi, ibyo bihe naciyemo byaranyigishije. Ariko uyu munsi wa none noneho ndi kumwe n'Imana, ndi kumwe n'Imana cyane, kuko niyo ubu ngubu itumye n'uyu munsi wa none nicaye aha, nkaba mfite bagenzi banjye nasize, atari uko nabo twari kuba turi kumwe nkabasiga aho ngaho njye nkaba naratashye. Rero ndizera neza ko mwebwe ibikorwa byanjye uko mumbona, uko ngaragara, nibyo bizabereka ko hari aho navuye cyangwa se nahindutse. Rugwe, abantu bari kureba, abantu bazareba iki kiganiro ntago tubazi, ni benshi ku buryo kandi bari ahantu hatandukanye, sibyo? Uyu munsi dushobora kuba turi hano kuri izi kamera za Today 250 ukatwemeza ko wahindutse. Yego. Wenda na bamwe muri bo bakagira uburyo bagufashamo cyangwa uburyo bagusapotinga kugira ngo wongere ubeho mu buzima wari urimo. Ko birashoboka ko hari uwakubona akavuga ati nimba warahindutse, yarakuze uri umukozi mwiza, garuka mu kazi, sibyo? Yego. Ariko nyuma ukongera ukihisha, wakongera ukabona ya mafaranga, wenda uyu munsi bavuga turi kuvuga ibyo kubera ko nta kintu ufite, ejo ni wongera ukabona andi mafaranga, uzahita wongera usubire muri iriya si. Rugwe, watwizeza kangahe kwijana ko wahindutse koko? Kuko buriya birababaza, byazambabaza kurusha ibindi byose kuzongera kumva cyangwa tukabona Rugwe yongeye gufatirwa muri iyi si y'ibiyobyabwenge, cyangwa nkongera kumva ngo Rugwe yasubiye muri transit kubera ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu nanjye naje numva ko tugomba gukorana icyo kiganiro kugira ngo na babandi babikoresha, bagenzi banjye bakiri kubikoresha, bakiri muri izo nzira, kuko hari kugeza ubu hari n'abamamagara, hari n'abamamagara bambwira ati bimeze bite, turashaka kuguha pole. Ndabizi pole bashaka kumenya ariyo, ndabwira ni njyewe ubu ntabwo mari, simboneka, ahubwo hari icyo nshaka kugira ngo nzabasangize, aricyo cy'uyu munsi wa none. Mu by'ukuri njyewe ikintu bita ibiyobyabwenge bikaraba imbere y'abanyarwanda bose muri rusange, bose babibone ko njyewe ubwanjye ibyo nakoresheje n'igihe byanakaje, urumva iyi myaka yose, uyu munsi wa none iyo nza kuba narabikoresheje aho mba ndi nanjye, ntabwo mba ndi umuntu nanjye ubu wikoraho. Yes, ni imyaka 15, ubu ngiye kongera ni imyaka 15, mbere twari twibeshye tuvuga 13, ariko ni imyaka 15 kuko wabitangiye muri 2009 ufungwa muri 2024, so ni imyaka 15. Urumva rero
icyo gihe cyose kiba giciyemo hari ibyo nari kuba naragezeho narakoze kandi bizima. Kuba mfite umuryango umunsi wa none nanjye ndaho ngaho ndicuza nyine igihe nataye, ndakicuza cyane rwose igihe nataye, ariko Imana igomba kongera kuntiza umugisha cyangwa kumpa umugisha, byose bikangarukira nk'uko byagiye, ariko nakongera undi munsi wa rimwe wo kuvuga ngo ikiyobyabwenge ngo ibi n'ibi, kuko ingaruka zabyo narazibonye, ari uko bitangira nabwo kugira ngo ngere bisubiremo, ibyo ndabizi nabiciyemo. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo rwose 100% ntabwo naba nkubeshye. 100%. Yego. Sure. Impamvu nari nkubajije ni ukubera ko watubwiye ko hari inshuro wagiye ujya mu rehab. Yego. Ariko kongera ukagaruka agatima kakagusubizayo. So kuri iyi nshuro ukaraba imbere y'Abanyarwanda ko utazasubira mu bintu byitwa mugo. Urakoze cyane. Abajene rero bandi bakibirimo, wowe urabizi cyane, urabizi wabibayemo. Yego. Aba bajene babitangira gute? Nyine sinzi, nta hari ikintu ngemba ntari kwiyumvisha uburyo umuntu afata initiative yo kujya yijomba. Nyine ni cya kintu bita ngo kuko twese dutinya urushinge. Abanyarwanda benshi cyangwa se urubyiruko bagira ikintu bita nakita nk'amatsiko. N'ubundi abijyamo ariko uvuga ati kara kantu reka ndebe, kuko nukinisha urumogi ati se urundi rumogi rumera gute, kumva agize amatsiko yarwo, undi runyweye bumeze gute, tayari ubwo warangije kurunywa, kuko ugize amatsiko yo kugera gute kumenya iyo warunyweye bigenda gute. Rero urwa rumogi iriya etape ivaho akaza n'ibyo ngibyo bindi rero byamugo. Ese nta muntu wahita atangirira kuri mugo direct adaciye kuri ibyo bindi, kuri ibyo biyobyabwenge bindi? Barahari. Ariko biterwa n'ikigare. Ako kantu uvuze rero niko kantu gakomeye cyane, biterwa n'ikigare. Ni ukuvuga ngo ibi byose izingiro ryabyo byose byaturutse ku kigare. Ikigare niyo ntandaro ya byose. Niyo ntandaro ya byose, kuko niho ubwawe niba ugiye ugahura n'ikigare cy'abantu bacuma bavanze heroine n'urumogi, urumva ntabwo uzahita ujya kunywa urumogi, ahubwo uzahita unywa urumogi ruvanze na heroine. Urumva icyo ni cya kigare nyine kita kigura gute, kikuzamura mu yindi ntera. Akaba ari uyu munsi wa none hari umwana utarigeze unywa n'urwo rumogi ataruzi, ariko akaba aziranye na ba bantu biyinjecta, bitera inshinge, abana bitera inshinge barabitera inshinge, akaba akagira amatsiko, akagira amatsiko yo kuba yabikoresha, karangira atangiriye he ku nshinge. Urumva ikigare, guys, ikigare buriya, ikigare ni ikintu gikomeye cyane. Ikigare ni ikintu gikomeye cyane. Ese wowe ikigare cyawe ni ikihe? Ikigare cyawe kimeze gute? Ikigare cyawe kikujyana mu yihe nzira? Ibi ni ibintu by'agaciro, kandi aho kantu buri wese aze kugacaho umurongo, arebe ikigare arimo. Ese ikigare ndimo, cyane cyane urubyiruko, abajene, urebe ikigare urimo, urebe n'icyerekezo kiri kujyamo. Kubera ko urumva ko Rugwe iyo ataza kugira ikigare nta nubwo yari kubona contact z'uwo muntu. Sinari no kuzana bimenya, ntabwo nari kuzamenya ibyo ari byo. Ni gute rero umuntu yakwitandukanya n'ibigare nk'ibi ngibi? Abajene, kuko buri hari ukuntu umujene avuga ati man, bariya ni abajama banjye, kubareka se nzabaho njyenyine, ese nzajya ngenda njyenyine, ese nkeneye inshuti. Kandi koko nibyo, ugasanga umuntu akeneye inshuti, kubaho uri wenyine nabyo bishobora gutera ikibazo cyo mu mutwe, ukeneye inshuti. Ariko se ndi gute umuntu ashobora guhitamo inshuti nziza, inshuti zimujyana mu byiza? Ukuvuga ngo inshuti zikujyana mu byiza n'ubundi ubuzibona. Babandi mwita ngo ni Abababiloni, ngo babandi ngo barango ni Abadage mani, ngo ntago babizi, ngo kubera ko badashira isigara ku munwa cyangwa batanywa urwo rumogi nk'urwo munywa, ukamwita ngo ni Babiloni. Uriya wita ngo Babiloni, uriya niwe muzima. Ahubwo uyu nguyu wita ko ari umuntu wawe, ari umukowe wawe wa hafi,
muhuzwa nuko yicaye ari kunywa itabi cyangwa ari kunywa urwo rumogi, niba nawe utari kubinywa ejo nawe uzabinywa, kuko igihe kinini ntabwo azabigukorera mu maso inshuro 100 nawe utaratesitingaho. uzagira ya matsiko utesitinge, kandi nutesitinga rimwe bizaba birangiye, ubwo uzaba waje nyine, uzaba wagiye muri gahunda yiwe. Mugongo ni no test, no test kabisa, none bavuga ngo ni no, nta muntu yisomaho rimwe. Cyane ikiyobyabwenge umuntu atanywa rimwe. Wigeze kutubwira ukuntu hari umushiti wawe wabibujije, nyuma muza guhurira ahantu yaratangiye kubinywa? Ntabwo ari ngombwa ko mentioning amazina ye, ariko tubwire nk'ako gastori. Nta gastori, umutipe twabanaga nyine byo mbabwira ngo by'ikigare, yari inshuti yanjye magara. Noneho we njye narabinywaga, narabikoreshaga. Wari waratangiye kubikoresha? Naratangiye kubikoresha. Ariko noneho we nkajya mubwira ati rero bro, nubwo ubona nyine ubona wabigiriye amatsiko cyane, izi boro nimbire bena, reba ukuntu nzi mfite ibiro 100, uyu munsi arone mfite ibiro 40. ubu ntabwo wowe bishobora kugwa. Ubwo nicyo gihe wari ugezeho? Muri icyo gihe nari ngeze. Ubu ntabwo ushobora kubona ko ndi gupfa, nyine bintu ntabwo ari byiza. Abimubwira ariko ntabyumve kabisa. Noneho ikintu we yakoze bya bintu byita ngo nta matsiko by'ikigare, nyine guhora mu kigare, icyo yakoze we yanciye inyuma ajya gushaka za nshuti zanjye twabisangiraga. None aragenda arabigura, aba aribo batangira kubisangira. Birangira ajemo muri uko kuntu. None namubona ku muhanda yandagaye kandi ari inshuti yanjye, yirukanka, ndamubwira nti rero n'ubundi warabinyweye narabikubujije, wishe naririrwa, ngwino n'ubundi tubisangira kugira ngo ujye kubisangira n'abariye. Gusa ni story nyine ibabaje ntago. Gusa icyiza gihari, uyu munsi wa none uwo muntu yarabiretse. Nawe yarabiretse? Nawe yashoboye kubireka? Yabiretse na mbere yanjye ashize n'igihe. Amaze hafi y'imyaka 2 abiretse. Wow. Hari uruhare wabigizemo kugira abireke? Nta ruhare nabigizemo, na ruto kabisa. Wowe wagarutse usanga yarabivuyeho ameze neza. Wow. Rugwe rero ubu ngubu ikintu gikurikiyeho ni ukugira icyo dusaba abanyarwanda, kubera ko urumva urugendo urimo ni urugendo rwo gukira, ni urugendo rwo kuva ibuzimu ugana ibuntu. Nubwo hatarashira igihe kirekire ngo dukonfirime ko byarangiye burundu, ariko niyo ntambara urimo. Niyo ntambara ndimo. Ni nayo mpamvu wahisemo kugenda utangaza ubu butumwa kugira ngo bigufashe gukira. Bimfashe kuko nanjye iyo mbivuze bibasha gutuma mbohoka muri ngiye, nkumva ko muri ngiye nirekuye, nta kindi kiniga mfite ku mutima wanjye. N'abandi baza kubyumva nabo bakaboneraho ubutumwa, bakumva ko ibyo bintu barimo ari bibi. Ese umuntu wabitangiye birashoboka ko yabyihagarikira we ku giti cye batarinze kumufunga? Cyane rwose, ahubwo niwe n'ubundi uwo nguwo niwe we. Imbaraga nyinshi niwe uba wazikoresheje, kuko buriya niwe udashobora gusubira inyuma. Umuntu wifatira icyemezo na undi muntu umufatira icyemezo, akavuga ati iki kintu ndagihagaritse. Ndabafite barenze n'10 bagiye bafata icyo cyemezo bakavuga ati ibi bintu birahagaze, kahita bihagarika bikamukunda, kandi bikamukundira. N'uyu munsi wa none ameze neza, nta kibazo afite. So abajene mwaheze mu mabati, murumva ko bishoboka? Birashoboka, ariko intego ya mbere, icyambere ni wowe, intambwe ya mbere ni wowe ku giti cyawe uyitera yo kuba wahagarika ibyo bintu, hanyuma izindi zikagenda zikurikiraho, harimo kwitandukanya n'ibyo bigare, abo bantu batumaga muhura nabyo. Ababyeyi, umubyeyi ashobora kumenya ko umwana we anywa mugo cyane, kuko buriya ukuntu umubyeyi abaza umwana we aba amuzi cyane. Biragaragara mu mikorere, urumva, mu myumvire uba ufite uwo mwanya, ni ibintu byigaragaza cyane. Umubyeyi yakora iki? Duhe nk'iyo experience umubyeyi ashobora kwifashisha kugira ngo byibuze ibi bintu nabibona ko umwana we amenye ko hari inzira arimo itari nziza. Ikintu cya mbere gikenewe si ukumufata ngo uramwirukankanyije umujyanye ngo muri transit. Agomba kubaho ibiganiro, kandi hakabaho gusasa inzobe. Ukamubwira ati mwana wanjye, se ko mbona ibi n'ibi, ikibazo ufite ni ikihe? Ese ikikujyana muri biriya ni ikihe? Twakora iki se kugira ngo kiriya kintu ntuzagisubiremo ukundi? Wabanze akubwire ibitekerezo we abifiteho, cyangwa se akubwire impamvu
yaba yarabimuteye yo kujya gukoresha ibyo bintu. ababyeyi benshi hari upfa no kubikeka ku mwana we agahita amuhururiza bakamujyana muri transit agahita amutwara, kandi mu by'ukuri ntekereza ko iyo ngiyo atari inzira nziza yo kumufasha, ko akenshi aba agiye kubera ko mujyanye urumva agiye ku mbaraga zawe, ariko iyo ni naho agaruka akabikomeza, ariko iyo ari we wenyine n'umutimanama we nibwo bigira ingufu cyane zo kuba yabivamo, kuko we deja icyemezo abarangije kugifata, icyemezo abarangije kugifata avuga ati njyewe ibi bintu ndabirambiwe bitewe n'icyo mbona mbikuramo, nta cyiza mbibonamo ahubwo usibye akababaro gusa. ubwo icyambere ubwo icyo wabwira ababyeyi ni ukuganiriza abana babo, kuganiriza, ibiganiro nibyo bya mbere, ukamenya ese uyu mwana afite ikihe kibazo, ese ubundi icyabimuteye ni iki. Ibyo bintu numara kubimenya uzajya wafata icyo cyemezo, kuko nawe ndabizi neza ko nta mubyeyi wanga umwana we kuba yafata initiative yo kuvuga ngo reka mujyane harange kumufunga, nuko abona ko byamurenze. Ariko wanze utera iyo ntambwe, nibura uganiriza uwo mwana muri kumwe wowe na wo babiri, akubwira ubundi bimeze biti, ubundi ikibazo afite ni iki. Kuko hari n'igihe usanga abana benshi babijyamo ahanini bituruka no ku babyeyi babo, ugasanga we abigiyemo mu rwego rwo kugira ngo abashe kubona aho atuje nyine, kuko iyo unywa ibiyobyabwenge nyine bigushyira ahantu hamwe mu bitekerezo bimwe, ntabwo warengaho ngo ujye mu bindi bitekerezo runaka. ubwo urumva hari n'ababyeyi baba babifitemo uruhare kuba abana babo bameze gutyo. ntabwo byoroshye, ariko ndatekereza ko ariyo mpamvu tuba turi hano, ariyo mpamvu tuba twahisemo kuganira na Rugwe, kandi nawe akemera kuba yaduha ubuhamya nk'ubu ngubu. Ndakeka ko ari bakeya, ntabwo ari buri wese wemera kuganira inkuru nk'iyi ngiyi, na cyane ko abenshi baba barwana n'uko abantu babazi muri sosiyete cyangwa uko abantu bamubona, wakagatekereza ati ntabwo nshobora kujya kuri kamera ndi kuvuga ibi bintu. Umuntu rero watinyutse kuza kuri kamera kubivuga ni intambwe yo kubikira, kandi intambwe ikomeye yo kuba yakiza n'abandi. Rugwe, hari nk'umuntu ushaka kubivamo, cyangwa hari umubyeyi wifuza ko wamuganiriza cyangwa wamufasha kuba umwana we nawe yava muri iyi nzira, wabufasha? Namufasha, kuko ushobora kumuzana n'uwo mwana. Buriya iyo uri kubwira umuntu ikintu waragikoresheje, bitandukanye no kuhana umuntu iki kintu utaragikoresheje. Kuko ngewe ndi kubikubwira ko nabikoresheje, buriya hari, kuko urabona ko ikiganiro bitewe n'umwanya wenda ko aba ari muto, hari ibyo nshobora kumubwira we nkawe ari gukora n'ibyo azakora ejo uko bizaba bimeze. Kavuga hari ibyo uri gukina nabyo uyu munsi, ejo noneho bizaba byarafashe indi ntera. Ibyiza ni uko wahagarikira aho ngaho ugereje, kuko ntarirarenga. Uraza gutanga nimero yawe ku buryo umuntu wese waba akeneye, kuko ndabizi ko ikibazo kiri mu bajene batari bakeya, ni ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiri mu bajene batari bikeya. Gusa none iyo bigeze kuri mugoho aba ari ibindi, kubera ko mugo yo ihita yangiza umuntu totally. Ufite ubuhamya, byanze bikunze nawe udukurikiye ushobora kuba ubufite, ushobora kuba uri umubyeyi ufite umwana umeze gutyo, ushobora kuba ufite inshuti zawe zimeze gutyo, ibintu nk'ibyo. Ngewe iyo uri inshuti yanjye, nako nagize amahirwe, ntabwo iyo uri inshuti yanjye nkamenya ko unywa mugo, izina ryawe mpita nshishamo akarongo, tuba dusigara duhurira kuri street peace nkakomeza ukikomereza. Kubera ko hari uwo nabonye yibye laptop y'ibihumbi 600, aragenda yigurisha 2,000. Ashoboka cyane rwose. Hahandi umuntu aza mu nzu muri ghetto yawe umwizeye ko ari umujama, waba winjiye muri toilette ugasanga flat yayijyanye cyane rwose, nta kintu n'uguhemuka. Icyo gihe rero urumva umuntu nk'uwo nta bushuti nta bushuti bwanyu nta kintu baba buzakugezaho mu by'ukuri. So ibi bintu rero mureke tubyirinde, tubirwanye, dushishikarize n'urubyiruko rubirimo ko bishoboka nk'uko Rugwe yabitangiye. Ni urugero rwiza. Rugwe, n'icyo wasaba abayobozi b'igihugu cyangwa abayobozi b'agace ubamo, abayobozi muri rusange, wabasaba iki ku kijyanye n'iyi ishu ya mugo? Ikintu cya mbere
kutugirira icyizere. Icya kabiri kandi nibaduhe n'akazi, tukangurire bagenzi bacu iyi migenzereze mibi bari kujyamo ko atari myiza, ko twe twayiciyemo ntacyo twayikuyemo kizima. N'ibyo numva nabasaba. Wabasaba akazi ko gushishikariza abandi ubu waba mu ambasaderi cyane rwose. Waba mu ambasaderi, uzanyereke nk'umuntu wabikuyeho bigakunda, nawe tuganire nimba yakwemera, simbizi. Niyo tutaganira hano muri studio, kuko hari igihe umuntu yaje hano muri studio urumva amatara iki hari igihe ahita yifata, ugasanga ibyo yari kukubwira wenda muri street umuhanda atabivuze kubera ko ari kubona kamera n'iki. Uzanyereke nk'umwe mu bo washishikarije kubivamo bigakunda, and then umusabe ko twaganira, nawe nabyemera rwose uzambwire tumuganirize, kuko ushaka gukira indwara abanza arayirata nk'uko wabivuze. Hanyuma Irwe, tanga nimero yawe ku buryo anytime umuntu wize, watubwiye ko wize hotel operation. Yego. Hari ikibazo tumentioninze ahantu wigeze gukora? Nta kibazo. Mentioning. Nakoze hambere, nakoze muri Danafose Nyiramacibiri. Danafose y'Musanze? Inuza Rubavu. Rubavu. Okay. Ahandi nakoze muri Honeste Rubavu n'ubundi. Nongera nkora hano Roprenta ya Kimironko. Nkora na Muhazi Beach. Urumva ko wari umukozi mwiza, kuko aho hantu hose ntabwo izo kampani zose wagenda uzijyamo utari umukozi mwiza kandi utari ushoboye. Ariko nyine kubera iyo si ibyo byaje kwivangamo, wisanga mu isi y'ibiyobyabwenge, ibintu byose bihita bihagarara. So still n'uyu munsi uracyari Irwe, kandi wemera ko wahindutse, wifuza kongera kugirirwa icyizere na sosiyete nyarwanda muri rusange. Irwe, bahe nimero yawe. Ndabizi hari abakwifuza kugufasha, na cyane ko wavuze ko nta kazi ufite. Ubuzima kuri ubu ngubu ni hatari, buragoye nk'umuntu uba mu mujyi, nta kazi ntaki. Ababyeyi barahari? Ufite umubyeyi umwe. Usigaranye umubyeyi umwe? Ariko urumva mu myaka ufite ntabwo wakwiye kuba ukiri kudepanda ku mubyeyi. Urumva 34 ugomba kubaho ufite na famiye yawe, nawe ufite abandi bana uri gukuza. Akoze cyane. Ariko ntarirarenga, icy'ingenzi nuko ukiri muzima kandi wahindutse. Ibyo wize n'ubundi uracyabizi, ntaho umutwe wawe wagiye. So hari wakwifuza rero kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba ari ukuguha akazi, yaba ari ukugufasha mu mibereho. Hari n'uwakwifuza ko umufasha muri iyo nzira yo kuva muri ibyo biyobyabwenge bya mugo. Hari n'uwakwifuza kugira inama umwana we, ko ndabizi ko hari ababyeyi benshi bafite iki kibazo. So n'ibindi umuntu ashaka kugukenera mu buryo bugiye butandukanye. Bahe nimero yawe, ubwo bazajya baguhamagara bakuvugishe, ubundi ibindi tuzajya tugenda tuganira. Mbijeje ko kandi nawe ubinyemerere, nibyo uyu munsi dukoranye ikiganiro, improvement yose izajya igenda iba. Irwe, tuzajya tuza tubibwira abanyarwanda. Urakoze cyane. Uyu munsi bitangiye ari inzira yo gukira. Nge nakifuza kongera kukubona uri kugenda mu modoka witwaye nk'uko n'ubundi wahoze ugenda muri Benz yawe wiguriye. Niho hantu nakwifuriza, kubera ko buriya iyo ufite inshuti ifite imodoka, nawe ufite amahirwe menshi byibuze kumenya kuyitwara. Niyo utahita uyigura ako kanya, ariko naho uzamenya kuyitwara. Ninongera kukubona umeze neza, nanjye ubwo nzayishima kubera ko nzaba mbifiteho amahirwe. Ntabwo uzatuma izuba rinyicira ku muhanda, ntabwo nzanyagirirwa ku muhanda ngo nceho, n'ibindi. So rero nakwifuza kongera kubona uri ahantu heza mu by'ukuri. N'abanyarwanda nabo niko babyifuza, kubera ko uri umujene, uracyafite imbaraga, uracyari amaboko, uracyari imbaraga z'igihugu, ntaho birajya n'ubundi. Na nyuma y'ibyo kwiheba byo ntuzabigire, ntuzihebe. Inzira watangiye ni nziza, inzira urimo ni nziza. Iki ni icyemezo wafashe ku mutima wawe. Ntabwo nari nzi ko turi buhure, ntabwo wari uzi ko abanyarwanda bari bubone ubu butumwa bwawe uyu munsi. Nta nubwo nanabitekerezaga. Nawe ntiwanabitekerezaga. Hari impamvu rero byabaye. Kuba byabaye nta ruhare twese twabigizemo,
ni Imana. Bahereze nimero yawe abifuza kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazajya bakuboneraho. Okay, murakoze. Nimero yanjye ni 0788 nanone ni 84 59 71. Ongera ibasubiremo. Ni 07 84 59 71. Ibaruye kuri nde? Ibaruye kuri njyewe n'ubundi Rukundo Janvier. Rukundo Janvier. Iyo niyo nimero ya Rukundo Janvier cyangwa Rigwe nyine murabyumva ko abaraka aka n'abajene mwari muturanye bose barabizi ko ari Rigwe. Baranzi. Ubu nibabona ikiganiro bazatavuga ati wa mukobwa wacu yarakijijwe cyane rwose. Usigaye usenga se basi? Ubu ngubu ahubwo nibyo numva ubutaha tuzagaruka icyo kiganiro tujeho cyo mu rwego rwo kuvuga ubutumwa bwiza. So reka ntange iki cyifuzo ku bakunzi cyangwa abakurikiye Today 250. Nifuza ko ubutaha nazongera gukora ikiganiro na Rugwe ahantu azaba ari gukorera. Ahantu azaba ari gukorera pana muri studio noneho oya ahantu azaba ari gukorera kubera ko uru ni urugendo dutangiye rwo guhinduka. So mwakoze cyane rero, mwakoze cyane mwe mwese mwadukurikiye. Wari umunsi wa mbere mu by'ukuri dukorera muri studio yacu nziza, wari umunsi udasanzwe. Twagize amahirwe yo kuganira, mwumvise ubuhamya bwa Rigwe Rukundo Janvier. Guys, abajene dusoza n'ubuhe butumwa wabwira abajene? Bana abajene mwihangane ntarirarenga kandi Imana iradukunda cyane. Murakoze. Dufite n'ubuyobozi bwiza dufite n'ubuyobozi kubera ko urumva baragufashije, baramfashije kugira ngo nanjye nzafashe abandi. Yes. So mwakoze cyane rero mwese twabanye. Wari umunsi wa mbere ariko ntabwo ari uwa nyuma. Tuzakomeza kujya tugira ibiganiro bigiye bitandukanye ariko mu by'ukuri ntabwo twebwe twibanda ku myidagaduro gusa kubera ko ntabwo guceza cyangwa kwidagadura gusa ari byo bishobora kuduteza imbere. Oya, tujya tuganira ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kubaka umunyarwanda, bishobora kubaka urubyiruko, bifitiye bishobora cya kiganiro wumva kikagira aho kigukura kikagira naho kikujyana mu nguni zose zigiye zitandukanye. Twebwe turi free. Nawe nimba hari ubutumwa cyangwa ubuhamya wumva wifuza ko wasangiza abanyarwanda cyangwa abakunzi ba Today 250, hari nimero iraho hasi muri description. Hapana izo z'abaterankunga. Izabaterankunga ziraba ziri ukwazo, ni Medwell na Belly Shop. Hanyuma aho muri description hari nimero ya Airtel iraho ngaho. Iyo ngiyo niyo ushobora kuduhamagaraho ubundi tukaganira tukaba twakumva nawe ubutumwa ushobora kugenera abanyarwanda. Hanyuma ntibibagirwe kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kuri Instagram twitwa Today 250, kuri Twitter turi Today 250 ndetse no kuri TikTok ni Today 250. Uhita ubibona niyo logo yacu uhita uyibona. Turi kumwe kandi mukomeze mudukurikira.